kumenyana nane bwo yabotse aranganiriza nanzura kumugira mushiki wanjye. Ndavuga ati aho udafite basaza bawe n'ukuri uhita uhanyandika njyewe Bikemu nkubereye musaza wawe kandi koko gusa ikibaje n'ukuntu apfuye nyine babonaga ko ubuzima bugenda guhinduka kuko ativiste wari yagiraga no cyane cyane n'iy'abana be abana na papa wabo ariko iyo bakunze bajya kwa nta kibazo mimi ababyeyi be mu buzima bwe bwabaye kuba nyine yarabukuriyemo nta babyeyi. Papa wacu ngende mukuru we, papa wacu yishwe muri jenoside naso mama rero nawe yaje gusigara nyuma kubera ibibazo by'uburwayi agenda arwara birangira nawe nyuma yitabye Imana nyuma ya jenoside ho gatoya nawe yitaba Imana. Dukomereza muri ubwo buzima bwo kwirera turirera gushyika dukuze. Ubwo rero mimi ibyo nibyo niyo mateka y'ubuzima bwe biterwa n'ubushobozi buke. Urumva yavuze ngo ntazi ikijya mbere ku bya muruge, ku byo kumujyana mu majyepfo, ku byo kugura isanduku, ku bwo gucukura imva. Nyine urumva n'abana bari basigari bonyine badafite papa na mama, badafite epfo na ruguru, abana asize bari kwiga. Hakenewe rero abantu ko dutabara tugaherekeza mu cyubahiro cye kuko yubashye Imana. Nibyo byeze yazi ko umushahara mwiza ego apimiranya none basigaye bapimiranya kwa kwezi ko gushira urumva akatema ngo ngushangwa iminsi ngo nukuri ben. Reka ntangire ngusuhuza cyane wowe udukurikiye muri aka kanya. Ni by'igiciro kandi twubashye umwanya duhaye ureba iki kiganiro. Ngewe nitwa Bikemu Yesu. Turi hano rero tuje kuganira. Dufite inkuru itoroshye kuyibara cyangwa se kuyivuga, ariko bibaye ngombwa ko tuza kuri kamera kugira ngo tubageze iyo nkuru. Ni inkuru irimo ibyiciro bibiri. Ni inkuru mbi, ni inkuru kandi nziza. Turaza kubisobanura iby'iyo nkuru. Rero sindi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'abashuti banjye hano. Ndagira ngo rero mugenzi wanjye wicaye aha nawe atangire yibwira abadukurikiye kugira ngo tuganire tuziranye. Murakoze, nitwa Pire rero n'inshuti ya Bikemu TV. Murakoze cyane. Nakurikiraho cyane rwose. Shalom shalom. Shalom. Kuba duteze amaso ndetse n'amatwi, amazina yanjye ni Evangeliste Nana. Ndetse tumugisha inshuti ya Bikemu. Evangeliste Nana na Happy Rebero. Happy wese ukora iki mu murimo w'Imana? Evangeliste uri bishop, uri apotre, umukozi w'Imana muri rusange nkora byose. Wakada ni umututrava. Ubu yaririmba, yahanura, yabwiriza. Iyo uvuze amajambo meza ubikoreye Imana. Iyo ufashije ubikoreye Imana. Iyo abantu neza, ibyo byose byose. Ngo ugira ijambo ryiza ubwira uriya mu producer. Imuhumugisha namwiyereke. Yego. Mbega arayibonye. Yego. Ijambo ryiza ngo ni murumuna w'Imana na Bibiliya irabivuga, kandi birango nyine ngo urukubonye ngo uburyo cyangwa ngo ubonye akanya ujye uvuga ijambo rihesha undi umugisha. Happy harashize igihe ariko harashize igihe inshingano zabaye nyinshi twaraburanye cyane. Harya buriya umuntu ubonye Bikemu na Happy n'icyo ahita yibuka? batubwire tumwe nk'abantu batubwiye muri komenti batubwire ibyo bihita biyibuka. Yego, twagiraga ikiganiro, ntabwo ari ikiganiro, ni filimi ngufi niko umuntu yayita. Yitwaga Impamba y'Urugendo. Yari filimi ikinnye mu buryo bw'ibitekerezo, tukabifata tukabikina mu mashusho, kandi yagize umumaro ku bantu bayikurikiraga. Akora ntabwo twagarura uriya mushinga. Ikibazo ni uko itsinda ryagabanutse, ariko tuzareka twebwe. Itsinda ryagabanutse, ni nayo nkuru tugiye guhita ko twinjiramo, ariko turi kumwe na Evangeliste Nana
ndagira ngo adusabire imbaraga zo kuvuga iyi nkuru kandi n'abayakira bayakire nyine uko tugiye kuyibaha. Imana ikomeze n'imitima y'abasigaye kuko n'umuntu tuje kubikira. Aradusengera. Imana murakoze. Mana data twese uri mu ijoro, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Amasaha nk'aya ngaya tugire icyizere cyo kuza imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tugire ibyo tuganira, kuko turi batatu. Baravuze ngo babiri batatu bateraniye uri kumwe nabo. Nyemerera ubane natwe mu magambo yose turi buvugane, na bene data bari budukurikire. Ntituvuge ibyacu ahubwo tuvuge ibyawe, kandi ibyo tugiye kuvuga bikomeza imitima ya benshi. Hanyuma inkuru dufite y'incamugongo natwe urinde imitima yacu ihe gukomera, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka ati ye baruhuke imirimo n'imihate yabo. Ngabo rero bana natwe muri iki kiganiro, kandi abagiye kugitega amatwi ubahe gukomera, yaba imiryango ya nyakwigendera, yaba inshuti ze, yaba abavandimwe, yaba bamubonye kuri iyi cano, bose ubakomeze mu izina rya Yesu, kandi ubahe imbaraga zo gukora neza bakiri ku isi, kugira ngo bazabone imirimo myiza bazasigira abana babyaye, bazasigira itorero, bazasigira inshuti ndetse n'imiryango. Mu izina rya Yesu Kristo dukomeze muri iki kiganiro, ntidutandukire. Amen. Amen. Urakoze kudusengera neza. Inshuti rero mudukurikiye, Happy mu kanya aravuze ngo impamba y'urugendo ni byiza kuko yakora twayikomeza iyo projet twari dufite, ariko ikibabaje ni uko hari umwe mu bafatanyabikorwa bamaze kutuvamo. Ku bantu mwakurikiye iyo filimi yatambukaga kuri channel yitwa Nyigisha TV, hari umumama munini yego ubyibushye twakoranaga muri iyo seri, muri izo episode z'ayo mafilimi, ndetse yatambutse no kuyoboka Mana TV. Yatambutse no kuyoboka Mana TV muri filimi twakinaga yitwa Ishyano ku isi. Turangije nyine dukomezanya gutyo, aba muri company yanjye dukorana, atanga ibiganiro kuri Nyigisha TV. Ubwo nimvuga gutya abantu bahita ko bamwibuka. Ninza kugira amahirwe wenda nkabona nka kimwe mu biganiro twagiye dukorana cyangwa ibyo yakoranye na Happy kuri ya channel yindi ya Rebero DTV hariya, turaza kukinyuzamo kugira ngo abantu barusheho kugenda bamumenya cyangwa bamwibuka. Uwo mubyeyi rero yitwa Marie Rose, umubyeyi Marie Rose wamenyekanye nka Mimi icyo gihe muri izo filime twakoraga. Ubu yamaze kutuvamo, yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru nayimenye igihe muri iki gitondo dukoze ikiganiro ariko wa gatandatu namenye iyi nkuru muri iki gitondo. Numva ni inkuru ishenguye umutima wanjye, numva ni inkuru itoroshye kuyakira, numva ni inkuru iremereye bitewe n'amateka ye n'ibigwi bye twagiranye, yaba mu kazi yaba mu buzima buri social. Nyine ni inkuru ibabaje iteye agahinda. Nana Mimi uyu wagiye, uraduha ishusho ye gato, nubwo wenda ndaza no kunyuzamo ikiganiro najyanye na mukuru we kivuga nyine ku byo gutaha kwa Marie Rose umubyeyi. Ariko none ndashaka kumva wowe Mimi umuzi ute? Mimi mwamenyanye ryari? Wamusobanura gute imbere y'abantu? Gusobanura Mimi biragoye. Ngewe inkuru ye nayimenye nijoro, ariko mu by'ukuri naraye nasinziriye. Nari nafunze internet, nyifunguye byari nko mu saa 5 ya nijoro, ubwo ni mu ijoro ryo kuwa gatanu. Hanyuma ngiye kureba telefone yari yanashizemo n'umuriro nayicaginze, aho nyifunguriye rero nsangamo message ngo Mimi yitabye Imana. Mu by'ukuri ni ibintu byangoye oya numvisha ari prank, bya bindi by'iyi minsi bavuga ngo prank zibaho. Ati kubera iki? Mimi ijoro nyine ry'uwo kuwa gatanu, ubwo ni ijoro ryo kuwa kane, twari turi gucatinga kuri WhatsApp bisanzwe. Nise Mimi ko twari turi gucatinga ejo runaka, akaba anyohereje ifoto ngo Mimi yitabye Imana. Ibyo bintu
nyine kubihuza biragoye mu by'ukuri. Hari inkuru wumva ukumva nyine ntuyifite ubusobanuro. Nahoze ndi kubwira abantu mu gitondo ndumva nafata ikiganza nkashyira ku munwa nkavuza induru gusa. Buriya reka mbabwire, ushobora gupfuka ku munwa ngo utababara, ariko gufata ku mutima kugira ngo utababara biragoye. Wapfuka ku munwa ngo utarira cyangwa ugapfuka ku maso nyine amarira ataza kumanuka, ariko gupfuka ku mutima ngo agahinda katakusaga kataba keje kadasabuka biraruhije. Niyo mpamvu rero navugaga ngo ndashaka kuvuza induru, numvaga ikintu cyama amahoro gusa ari ukuvuza induru. Impamvu rero navugaga gutyo ntabwo ari uko ntazi kwihangana, kuko wabanye na Mimi njye nakundaga kumwita Rose. Happy barabanye, buri wese afite uko afite amateka ye, ariko ngewe by'umwihariko ni umuntu twabanye mu nzu yanjye iwanjye, turarana ku buriri bwanjye bumwe na Mimi, dusangira igikoma cya mu gitondo, dusangira icyayi, turarana mu ishoka imwe. Urumva mfite ukuntu muzi. Umunsi wa mbere nahuraga nawe n'ubundi twahuriye muri ibi bintu bya filime, urumva byanga bikunze twahujwe na Joel w'iyobokamana mukuru wawe. Joel yari asanzwe ari inshuti yanjye. Iyo filime uvuze ngo Ishyano ku isi ni njye wazanye igitekerezo cy'iryo zina, ndanayandika muri mashini. Projet nyiha Joel, buriya Joel sinzi niba byibuka. Hanyuma rero filime ijya gukinwa n'ubundi nanjye barampamagaye. Uwo munsi niho nahuriye na Mimi, tuba inshuti turamenyana bisanzwe. Nyuma yaho rero tuza kuba inshuti zimeze nk'abavandimwe, buraguka. Ariko reka ngaruke gatoya, tumaze kuba inshuti no kumenyerana n'iki no guhuza, nsanga n'umuntu ukunda gusenga kandi nanjye ndakijijwe. Iyo rero uhuye n'umuntu ukunda Imana birakorohera kuba inshuti nawe, atari babandi b'iyi minsi agakiza gahuza abantu. Mu by'ukuri Mimi yari umuntu ufite hirya y'umutima we ntambereka, hirya y'uko umubona. Nanditse kuri status zanjye yari mwiza inyuma n'imbere, atari bya bindi babeshya. Yari mwiza kumubona, ariko inyuma ni mwiza, imbere ni mwiza, nuko yari ameze. Ntabwo Mimi sinigeze mubona urwangana ngo numve ngo ari kujyugira kwa kuta abagore bagira ubuntu bw'ubusutwa, ngavuge ngo ntago ari ukuvuga mu nyumve neza, si bya bindi ngo abapfu bavuga neza. Oya, Mimi tuvuga uyu Mimi tuje kuvugaho uramuzi ndetse cyane. Dufite n'impamvu nyinshi zo kumuvugaho, buri wese araza kugenda agira ikintu avuga, dore ko turi muri cadre yo kumutabariza, niko nabwiye abantu, kandi dukomeze gukomera. Urakomeza nta kibazo. Sinzi impamvu bibaye bikaba kuri Mimi, ariko kandi twese ni inzira ya twese tuzataha. Twese tuzataha inzira ya twese. Reka nkubwire, ube ukomeye, ube woroheje, ube uri muremure, ube uri mugufi, ube ufite amafaranga, ube warize amashuri menshi, inzira ya twese ni urupfu. Nicyo kintu cyonyine duhuriyeho. Ariko hagati aho kuri Mimi, mu nzu tubana, reka niyizire mu nzu tubana, hari ukuntu uzana umuntu mu rugo iwawe akakubera igihanda, akanava no muri urwo rugo wumva wifuza akazaruvamo. Yarakurambiye Happy, ariko we bana yanjye ibaze ni umuntu wavuye mu rugo iwanjye, nkamukurikira aho yabaga, nkajya donc aho urahoteye ikirenge haba amazi, bivuze ngo twabanye neza. Ikindi arahugurika, biravuga ngo kubana kwabo arumva, arahugurika nawe araguhugura, mbese nuko yarateye mu rugo. Bikemba baramvuga akakantu, muri corona ngewe nawe twabanye mu buzima butoroshye. Ntabwo tuba tuje hano kugaragara ngo Imana ishaka kugutiza akayobe, ikagutiza gusa neza, ariko imbere hari ibindi bintu bitameze neza. Twabanye mu buzima tutari dufite ubushobozi. Muri cya gihe corona yendaga kurangira, nahoze mbibwira, hari Zoom nsengeraho
icyicaro cyayo kiri muri Maine, Portland, Maine muri Amerika. Ndabibabwira neza, ndababwira ni umuntu nabuze. Twavuye ku gitanda, nari mfite igitanda ndaraho, tukivaho turakigurisha njyewe na Mimi turyama hasi. Ntabwo ari ukwita hanze, ariko njyewe na Mimi twaryamye twarambuye matera, turara hasi, twagurisha igitanda kugira ngo tubone amafaranga yo guhaha. Mimi yarabyukaga kandi yandutaga mu by'ukuri, ariko akanyubaha nkasanga yogeje ibyombo. Nyine yari umuntu mwiza, yari mwiza. Noneho ngiye iyo nanasohokaga mva mu rugo iwanjye wagira ngo ndi nk'umukozi we. Yari mwiza, igishongore cy'umugore muremure cyane, ariko urupfu rwarupfuye. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo urubori rwawe rurihe, kandi koko simbizi. Amaherezo y'inzira twese niho tuzajya. Ariko Mimi yari umwana mwiza. Ikindi kintu nashaka kwibagirwa kuri Mimi, isaha ya 9 yajyaga abyuka. Njyewe nitwa ko ndi umukozi w'Imana, yanasanze ndi umukozi w'Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukwimenera, ariko yajyaga ndusha imbaraga. Yego. Saa 9 nkumva ari kumbyutsa, akambwira ngo byuka saa 9 zageze. Nkabyuka tugasenga. Noneho yajyaga ambwira akantu, yajyaga ambwira ngo ariko nanango wowe gusenga Imana ugasanga turi gutongana. Noneho namara gusenga nkaseka, ngo wowe gusenga Imana ngo uri kuyibembekereza ndetse gute, ngo ngiye ngo mushaka kuyibwira ngo ndayibwira, kandi koko akayibwira. Mbese nuko yari ameze yakubwiza gukora ati ngiye mbashaka kuyibwira, ati ngayibwira, ati umane ibi nibi. Ibyo ni amabanga ye, ntabwo turi wishyire kuri kamera, ariko yari wa muntu uri kiriya. Isaha ya saa 9 mu kadomo yarabyukaga, yarangiza akambwira ngo dusenge, kandi nitwa ko ari jye mukozi w'Imana yaje asanganira. Wamwumvishe? Uyu Mimi turi kuvuga ntago ari uw'isi, nabwo twamuvuga mu mbabarire, ariko yari umukozi w'Imana mindani. Yari umupasiteri, ntiyari umuvugabutumwa, ntiyari umuririmbyi, ntiyari iki, ariko muri we yari afitemo imbuto y'ubumana iri muri we. Kandi yizeraga Imana. Inshuro nyinshi twakundaga kuvugana, yambwiraga ngo bizarangira, nyine bizagira iherezo. Yumvaga imbere hahari, ntabwo imbere ye ntabwo higeze haza w'ikibungo habudiki. Ntabwo icyo gihe Mimi yigeze akigira, ariko nyine bibaye ngombwa. Ni inkuru itoroshye, umugongo wacitse, amagambo yo kubura aravuga, amarira yuzura amaso, ariko turakiringiye ishobora byose. Gusa icyo nzi cyo ijoro yaritashye. Yandirimba bavuga ngo umugeni aratashye, Mimi yatashye. Abamukunda mwese mwicare mutuje, ijoro yaritashye. Nagiranye na mukuru we mu gitondo, iri kuri Sharisheri. Wibutsa abantu ko Mimi yari imfubyi. Nibyo nshaka, ndashaka ko bivugwa n'umuvandimwe we. Niyo mpamvu natse telefone kugira ngo ndebe icyo kiganiro kigeze ku bantu, kuko iyi nkuru turi gukora turi kuyikora no muri kadire yo kumutabariza, kuko kumuherekeza ntibyakoroha, tudashatse ubushobozi ku mpande zose twese, kugira ngo turebe ko Mimi yatabarwa kubera ubuzima yari arimo, nubwo yakuriyemo imibereho igoye cyane. Ndagira ngo rero twumve icyo mukuru we yatangaje cyangwa se yavuze ku by'uru rupfu, none tuze dukomeza ikiganiro kandi tunagisoza, si ikiganiro kiza kurambirana. Nta kibazo. Mimi ababyeyi be, Mimi ubuzima bwe bwabaye kuba nyine yarabukuriyemo nta babyeyi. Mimi papa wacu, njye ndi mukuru we, papa wacu yishwe muri jenoside. Naso mama rero nawe yaje gusigara nyuma kubera ibibazo by'uburwayi, agenda arwara birangira nawe nyuma yitabye Imana. Nyuma ya jenoside ho gatoya nawe yitaba Imana. Dukomereza muri ubwo buzima bwo kwirera, turirera kwishyura dukuze. Ubwo rero Mimi ibyo niyo mateka y'ubuzima bwe. Hanyuma kugeza ubu Mimi nimugoroba ejo mbere y'uko apfa twaravuganye, arimo ambwira ko ngo agiye Nyabugogo, sinzi utuntu yari agiye gushakayo,
yagombaga gukenera mu bukwe twari dufite mu minsi iri imbere mu kwa 12 tuvugana ari muzima. Mimi usibye gripe yari arwaye kuko twari tumaze iminsi tuvugana ambwira ko afite gripe, ariko nta kindi kibazo na kimwe Mimi yigeze agira kindi wavuga ngo hari ubundi burwayi runaka yari afite pe. Ni icyo ngicyo yasohotse aho yari arimo ahahira, mu gihe agiye gushaka uko atega ngo atahe yikubita hasi arahwera nyine. Ubwo rero bamufashe bamujyana Sehashika, bagejeje muri urgence bajya mu gushitura umutima, birangira byanze aba ariho agwa. Kugeza ubu rero ni hari muri morgue kuri Sehashika. Ku bijyanye rero no kumuherekeza, twari twadesize ko ashobora kujya i Huye kuko ni mu rugo, ni naho njye mba, ni naho binyoroheye kuba yajya, bitewe wenda n'ibintu bijyanye no gushyingura n'iki. Hanyuma rero ikindi cyo kijyanye no gushyingura, kugeza ubu ndi kuza Kigali ngiye kugera Nyabugogo, ubu tuvugana sindamenya ko ndashaka guhita njya kuri morgue kureba uko bimeze n'iki. Urumva kwegeranya ubushobozi bw'iyo sanduku igomba kumugira, gushyira morgue, imodoka imugura i Kigali n'ibindi nyine bigendanye n'ishyingura byose, nta na kimwe ndi siri kuri cyo. Niyo nuko bimeze, nuko gahunda imeze. Urumva ngira ngo ntacyo tutumvise muri iyi audio cyangwa se muri iyi voice note. Ikindi nyine mu buzima bwe busanzwe yari afite abana 2, umuhungu n'umukobwa bakuru. Umuhungu ari 6e primaire, umukobwa nawe ari 6e secondaire. Ni ayo makuru ya sister wanjye nuko bimeze. Urumva disi bavuga kimwe. Nibyo nari maze gusobanurira abantu rero, ndi kubabwira ati bumvise ikiganiro cy'umuvandimwe we. Mimi ni imfubyi, Mimi yari imfubyi, kandi munabizi ko ni igikomere yakuranye. Uko twagiye tuganira na Mimi happy warabyibuka, igihe twabonaga yanikunze tukagerageza kuko mu byatumye niyegereza Mimi, njyewe muri karagiteri yanjye nicyo naremewe. Njyewe naremewe abantu isi isa naho yajugunye, nisanze ari umwogoro mfite wo kwiyegereza abantu isi y'imibyiringiro, isi isa naho yajugunye. Njyewe Mimi mwiyegereza muri icyo gihe, muri ibyo ko dufilimi twakoraga na Happy n'ibiganiro byo kuri Nyigisha TV, nabikoze mfite intego yo kugira ngo ndemere Mimi umuryango. Kuko hari igihe yajyaga aba mu gikombe cyo kwiheba, ntareba papa, ntareba mama. Murabizi stories zigiye zitandukanye ndetse n'izo mu rugo, situation y'urugo ko byari ibintu bigoye cyane. Yari umumama, akaba n'umupapa, akaba n'umurezi w'abana, akaba n'isoko y'abana, akaba n'isoko ryabo ribahahira, kandi ibyo byose akarwana nabyo adafite undi muntu n'umwe byibura ari kureba inyuma wo kumusapotinga. Ibyo byo urabizi wowe cyane. Noneho ibyo byose byarazaga bigasa n'ibimutera depression. Ariko ikintu cyiza kuri Mimi cyari gitangaje, wabonaga afite ibyiringiro by'ubuzima. Wabonaga ayiringiye Imana. Twaraganiraga ngira ngo hapura byibuka, umva rakubwiye atari ko shati hari umunsi umwe nzagafata. Ibintu nk'ibyo, hari umunsi umwe ibintu bizagenda neza. Kandi yagerageje muri ubwo buzima yari arimo bubi. Mimi burya yubahaga Imana, yaraniyubahaga cyane. Hari ukuntu umuntu aba ari mu buzima bubi bwo gusiragoringa, especially ku gitsina gore, ukabona ariyandaritse, sibyo? Cyangwa agiye mu bintu bidafite umumaro kugira ngo abone imibereho, ntajye mu bintu bibi kuko umutima we bikunda bwo kugira ngo abone amaronko abashe kubaho. Rero nimvuga Mimi kuri iyi nshuro, kuri iki kintu nyine ndavuga umuntu nzi, ariko yageragezaga mu bukene bwe bwose akamakinga ashobora ko ari kubaha Imana no kwirinda, kandi yahuraga n'ibigeragezo byinshi byamutunga. Twumva ku kantu oya bike nibyo nahoze ndi kubwira umuntu
mimi sinigeze mubona n'umunsi n'umwe mu gihe twamaranye mu nzu iwanjye ambwira ati byibuze hari n'umuntu ugiye kungura n'inkoko mbabarira wenda cyangwa se reka ninyabyeyo nje kwiga nze kugaruka uwo muco mimi ni ukuvuga ngo yari ariho mu buzima bubi bugoye ariko akabwubakira n'Imana akikanda kandi ukumva arakomeye. So nuwo mimi wayo mateka ameze gutyo apfuye asize abana babiri aba bana na abasigiye twe abasigiye wowe abasigiye Happy abasigiye wowe uri kutureba muri aka kanya ufite umumaro utabara cyane nawe ngiye kumuha umwanya avuge afite imbamutima nawe yakexpressinga kuri mimi ndabizi ni byinshi cyane Happy agiye kuzana watubwira uko atekereza mimi uko bamenyanye uko bahuye ariko ikiriho nkiri kwiri jambo umuntu utukurikiye waba uri hanze y'igihugu waba uri mu gihugu ukaba wari inshuti ya mimi tukumenyesheje iyi nkuru ya Kabaro icyo ni cyambere tukubwira ngo wihangane icya kabiri tugusabye gufata mu maboko uyu muryango kuko ngo mimi umuryango yari afite mitwe twese inshuti ze zitandukanye aho zerereye dukeneye ko mimi twegeranye ubushobozi akava muri morgue akabona imodoka urumva ko nura mukuru we ntaramenya neza ngo yakingurwa kandi ibyo byose biri guterwa n'ubushobozi buki urumva yavuze ngo ntazi kijya mbere ku bya morgue ku byo kumujyana mu majyepfo ku byo kugura isanduku kubwo gucukura imva nyine urumva n'abana bari basigari bonyine badafite papa na mama badafite pfo na rugo abana asize bari kwiga hakenewe rero abantu ko dutabara tugaherekeza mu cyubahiro cye kuko yubashye Imana. Ubwo rero bene data reka twumve na Happy gato nibwo bitoroshye kugira ngo nawe avuge nyine kuri uyu nyakwigendera Rose. nanjye mimi twamenyanye 2021 niyo twatangiye gukorana ari mu buzima butari bwiza gusa ikibaje n'ukuntu apfuye nyine babonaga ko ubuzima bugenda guhinduka kuko ativiste wari yagiraga no cyane cyane n'iy'abana be abana na papa wabo ariko iyo bakunze bajya kwa mama bashakira ayo mafaranga cyangwa ibikoresho bimwe na bimwe ubuzima bugoye yari afite sinumva ko bibabaje rero none ikindi kibabaje n'ukuntu abana bose ni abakandida umwe yasize primaire yasize secondaire mu gihe cya prokinga ko bakurikirana ibyo byose nyine by'umuntu atekereza kumva ko yabaje aho ubundi ibi yarakomeye pe yasaga neza ntabwo abamubonye hanze bamenyaga yuko afite ibibazo ndibuka yageze kuboneka akaboko yego dore muri covid muri 2022 ako harakiri ibyo mu rugo ku buryo twajya dushaka amafaranga ya taxi bigoranye icyo gihe nanjye cyangwa nigaga mu wa mbere cyangwa wa kabiri kaminuza so ibyo bintu byose kuba twarabiciyemo aho nari ngeze ku n'abana nagiye gukora akaba apfuye nyine ibyo byose birababaje pe birababaje ariko Imana nyine yabitse ikindi kibazo ni uko napfuye tutagerutse kubonana umunsi ku munsi kubera kuba bizi ariko ambabarira habi ntabwo bimwe byitaye ihangane Happy komera kandi twese dukomere dore mu minsi yashize nahamagaye Happy sibyo urabyibuka ndi guhamagara Happy nk'abantu twabanaga muri team waka ndi kumaze darika amakuru tibite se byamimi sibyo kuko nabikubajije ndumva nta n'icyumweru gishize rwose ndi kumaze darika amakuru byari byakoje ubwo byari byakoje ego nshaka guporopoza ariko urupfu ni ikintu gikomeye nshaka guporopoza Happy kuko twari team ihuza cyane pe
Mwerigura byibuka ko mwajyaga muntumira mu biganiro byanyu. Voilà. Ari nako nabonye posting. Yego rwose twari team ihuza kuko na nyuma habaye kudakomeza gukorana kubera impamvu z'ubuzima. Mimi yaransuraga kabisa. Yarikoraga kumvura ko manze. Gusa hari akantu nshaka kuvugaho Happy avuze. Uwo papa w'abana mfite amakuru atanu. Abana arafunze. Yego. Ari we wari umugabo wawe. Ari we wahoze kera ari umugabo wawe. Wahoze yego. Bivuga ngo ntibabanaga n'ubundi. Na mbere y'uko afunga. Bari abana uwo bari basigaranye ni mama wabo gusa. Uyu muryango uradukeneye. Uyu muryango uragukeneye, urankeneye, uragukeneye, nawe ufite umutima wo gutabara. Uyu muryango uragukeneye. Mimi naramurebye nyine nsoza nibyo navugaga amaze kunganiza nyine story ye kandi yahishaga ibibazo bye. Ntabwo buri wese yatumaga mumenya. Kereka nk'umuntu yamaze guhindura inshuti ye magara. Kuko nanjye kugira ngo njye kumenya Mimi byarangoye cyane. Najyaga mubona ati iki kigore cy'igitesi. Cy'ikinyamafaranga. Umunsi wenyine tumaze kumenyana nane bwo yabuhatse aranganiriza. Nanzura kumugira mushiki wanjye. Ndavuga ati aho udafite basaza bawe n'ukuri uhita uhanyandika njyewe bikemu nkubereye musaza wawe kandi koko twagendanye neza mufata nka mushiki wanjye twageraga mu biganiro ntube hari ibindi wabona ukabona turabavandimwe niko twari twimereye timu yacu tubona ikigori ku muhanda tukagisangira tubona brushette tukayisa nyine twarabaye umuryango ubu rwose na mfite igikomere ko mbuze mushiki wanjye mfite igikomere ko mbuze mushiki wanjye nakundaga ariko ijuru nyine ryamukunze kuturusha Mimi rero tugiye kumuherekeza uko dushoboye twese watanga 2 watanga 5 watanga 10,000 umuntu wese ugize nezezwa n'ibikorwa bya Mimi ku mateleviziyo atandukanye nawe ufite umutima wo gutabara usanzwe ufite umutima wo gutabara cyane rwose uhawe ahetse no gukina muri filime nahoze mbona y'icyamamare yitwa umukire w'umumiliyoneri turamuhamagara n'abana twe twashyizeho wifi muri sari wanjye tubona Mimi muri iyo filime nisi bya filime wabisubiyemo ati ni kuriya nisana Mimi mwaramubonye ahantu henshi inshuti nukuri mureke tutabare Mimi dukoze kino kiganiro nyine mu rwego rwo kumutabariza tunihanganisha abantu hari n'indirimbo yateguwe ku bwa Mimi yo kumuherekeza ivuga ku buzima nyine bwa Mimi iyo ndirimbo nayo ndakeka ko nyuma y'iki kiganiro iza gutambuka kuri iyi televiziyo hari ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye yagiye akorana na Happy kuri channel ya Happy bita Melody TV tuzajya tugenda tugarura kuko na amateka bagomba kubikwa kuko umuntu ntazime dushimye Imana ko asiza byaye n'umugisha kubasiza abana wenda kugira ngo babikayo mateka ye babikayo maraso ye umuryango ntucike ubwo rero ngo mu bintu mu byiza tujye dushimye Imana kibishimye gutya nubwo atari ko twabyifuzaga ariko buriya haba hari impamvu buriya Imana ku by'urupfu ije ikagusobanura impamvu yajyanye umuntu ahubwo wavuga ati n'abasigaye bajyane niko mu ijuru bimeze hari igihe Imana ireba ikaba ati ubugingo bw'uyu muntu nidutinda arabubura hako biketekereza ngo baruhuke imiruho n'imihati ni ukuvuga ngo abagiye bararuhutse indushyi turasigaye kandi ko niko biba bimeze ni twebwe turushye Imana ifashe rero Mimi imwakire mu bana bayo nta kindi kintu twavuga kirenze ikintu Mimi yari umuntu w'abantu yari social Mimi yari yumanganyaga mu bibazo bye ntagira umucisha mu ijisho Mimi yatinyaga Imana aryajyaga amamagara Mimi akambwira atari ko bike amaye nimero za pasiteri runaka ko hari umuntu twavuganye nabi nshaka ko atsengera tekereza rwose tuva umutima ndya ati hari icyo nshaka kumwaturira nyine yatinyaga Imana yatinyaga Imana kandi ukabona arashaka kwegera abantu b'Imana erega yahoze anatuye hano hafi
yego mushiki wanjye Mimi akaba mukuru wa bashiki banjye bandaha naruhuke. Iyo umuntu agiye nyine bagiye ntacyo twarenzaho uretse gukomeza imiryango abasigaye. Reka tubwire uriya muvandimwe we utuye mu majyepfo uriya mukuru we nakomere, reka dukomeze aba bana asize ndetse n'inshuti ze n'abavandimwe aho baherereye. Umuntu wese nyine wakundaga Mimi twari tuje kubabwira iyo nkuru tunabasaba kugaragaza urukundo mu gihe gisa nk'iki kugira ngo twishimire guherekeza Mimi mu cyubahiro, twishimire guherekeza mu cyubahiro mu mva nziza, mu modoka nziza, tumugaragire. Ni umugeni wa Kristo kandi umugeni wese agira abamushishira. Umugeni aratashye, niba atashye rero nitwambara umwenda w'ubukwe no gutabara, tumanuke nitumenya ko ari butarazakingurwa turagenda, niba mushyingura cyangwa turagenda. Aho ari ho hose tugomba kujya gutabara, tukamenya ngo inshuti yacu tuyiherekeje neza, aragiye kandi agiye mu cyubahiro cyo kubaho kw'Imana. Numva ari icyo ngicyo navuga. Ubwo rero ngira ngo dushobora kuza kugaragaza adresse cyangwa se nimero z'uriya muvandimwe we, haba hagira umuntu ushaka kugira icyo afasha uyu muryango bakoze n'urubuga bari kwitangaho, nta kibazo rwose yishyireho barajya bashyira. Yego, ubwo rero umuntu ushaka kujya kuri urwo rubuga rwo kwitanga no gushyigikira umuryango rwose muze kujyaho, muze kubikora. Imana iraduhana umugisha. Indirimbo rero ye nayo iri mu nzira rero, nyuma y'iki kiganiro turaza kuyishyira kugira ngo dukomeze tuyiririmba tunamwibuka. Numva ari icyo navuga, kereka nimba hari icyo mva mwarenzaho kindi. Nta kindi. Shalom. Shalom.